Yesu nashimwe, dushimiye Imana ko yongeye kuduha akanya keza ko kugira ngo tuze kuganira kandi ibyandikishijwe, dufate amasomo atandukanye ndetse n'inkomezi zitandukanye nk'uko yabidushyiriye mu ijambo ryayo. Rero reka tubanze dusenge kugira ngo Uwiteka abane natwe. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ko uri Imana y'urukundo, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbabazi nyinshi. Data mwiza, kukumenya ni iby'igiciro cyinshi kandi kukunambaho ni umumaro ukomeye cyane, kubera ko ni ubutunzi bukomeye kuba tugufite. Kukugira Mwami mwiza ni ntagereranywa ndetse ni iby'agaciro gakomeye, kubera ko nibyo bitubera inkomezi. Wigeze ubyandikisha, Yohana abyanditse aravuga ngo ufite uwo mwana n'ufite ubugingo. Tugufite dufite ubugingo, tugufite dufite byose, nta na kimwe twakuburanye, nta na kimwe twakuburanye. Tugushimiye kuba turinze mu minsi yose yashize, mu kazi twagize wabaye natwe. Data mwiza, wongeye kuduha uyu munsi, uyu mugoroba w'umugisha, wongeye kuduha ibihe byiza by'umugisha kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Wongeye kuduha aya manywa, wongeye kuduha bitewe n'inga y'Imana n'ubuntu bwawe bwinshi utugirira. Wongeye kuduha ibihe by'umugisha by'umunezero, aho wongeye kutumanurira ijambo ritubwira ngo duhumure. Ntabwo watwibagiwe ndetse urahari kugira ngo dutabare. Shimwa kubw'amagambo meza uhora ucisha muri twe, shimwa kubw'impuguro nziza uhora Data mwiza uha twebwe, ndetse ukaduha n'inkomezi kugira ngo tuzasoze uw'amahoro. Nibyo batubwiye ngo tugendere mu ijambo ry'Imana, tugendere mu ijambo ryawe, tugendere mu byanditso byawe. Rero komeza kutugira neza, buri wese umuhe umugisha kandi buri wese umuhe kumvamo iby'agaciro, iby'umumaro mwinshi, kugira ngo mu gihe gikwiriye nawe azabe abasha kubwira ubwoko bwawe bimwe mu byo wandikishije. Rero komeza kuturengera mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Dushima Imana ko yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuze kuganira ku magambo meza yandikishije muri Bible. Rero uyu munsi ntabwo turaza gukoresha umwanya munini cyane, ariko icyo nagira ngo nkubwire, humura, Yesu ntabwo yakwibagiwe. Humura, ntabwo Imana yakwibagiwe. Hari igihe ko duca mu gihe cyo gutegurwa, igihe duca mu gihe cy'ibitugora byinshi, tukagira ngo byaribagiranye, tukagira ngo ntabwo ituzi, ariko urya ibituzi. Muri sansi isanzwe, umubyeyi wabyaye abana, hari igihe hari umwana ugera akumva ko atazwi, akumva ko famiye batamukunda, njye baranzira bagira gute, ariko burya iyo urebye usanga ari batekerezaho cyane, kubera ko baba bamuhangayikiye, baba bari kumutegura ibintu byiza, kandi iyo bigiye ku mugaragaro aranezerwa cyane kurusha babandi. Rero nta mpamvu uyu munsi dufite ijambo ritubwira ngo humura, humura, ntabwo Yesu yakwibagiwe. Aho turaza gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice ni icya 54, igice ni icya 54, ndetse turaza kwifashisha amagambo ntabwo ari menshi, ariko ndabizi araza kunyura imitima yacu, ndetse nawe udukurikiye uyu munsi ndakwifuriza kugira ngo Uwiteka aze kugwa kunyurwa no kongera gukomera bitewe n'ibihurimo. Rero ijambo riravuga ngo humura, humura, ntabwo Imana yakwibagiwe kandi iracyari kumwe nawe. Reka dusome mu gitabo cy'ubuhanuzi Yesaya, igice cyaho ni icya 54, aho hari titire ivuga ngo Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Wenda muri sanse isanzwe abantu bakuru baza kubyumva, iyo umugore yasubiye iwabo, bimwe bajya bita mu kinyarwanda no kwahukana, hari uburyo ki umugabo ajya kumucyura, ariko hano batubwiye ngo Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Reka tuze kwifashisha iyi mirongo, duhere ku murongo wa 8. Tuvuga ngo nakurakariye uburakari bwinshi, bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, ni ko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Yesu nashimwe, uranyemera tuze kugendana. Hari igihe umukristo cyangwa se umuntu wese agera muri situation akumva ari kure, akumva cyane ntabwo ari kwegera Imana, akumva ntabwo ahari. Sometimes akumva kwizera kwe kuri hasi cyane, kuraciriritse, akibaza ese Imana ibi ngibi biri kubaho waba ubizi, waba uzi impamvu y'ibi ngibi? Ugatangira kubaza Imana impamvu. Kandi usanye mu Befeso igice cyaho cya 2 umurongo wa 10, hatubwira ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza ngo tuyigendereho muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera. Yo irabizi uzi urugendo rwacu. Rero ugatangira kwibaza ese Imana ubu waba ubizi ko nibi biri kuba?
ese kuki waba waranditse? Hari umuntu yigeze abaza ikibazo utese ngo kuba umukristo bivuze kudahura n'ibikugerageza? Murahura cyane. Yigeze uvuga ngo nuca mu mazi ntazagutembana, uzayacamo ya ariko ukomeze ugende. Abisiraheli barambutse baragenda, ngo nuca mu muriro ntuzashya, izakurindiramo ariko uzawugeramo. Saduraka na Meshaki na Abedenego bawuciyemo barabyina barahimbaza. No mu menyo y'intare ntabwo uzagira ubwoba, kubera ko Daniyeli yaraciyemo, Imana imugirira neza. Rero icyo nagira ngo nkubwire cya mbere, nta mpamvu yo kwibutsa Imana iby'umubabaro urimo, ngo nta kigeragezo kibaho kitari rusange, niko Bibiliya ivuga. Ibintu byose bituba biri common, biri general, biba ni rusange mu bantu, ni rusange mu bantu. Ariko hano hari ijambo ry'inkomezi yongeye kuduha kuri uyu murongo wa 8, avuga ngo nakurakariye uburakari bwinshi, bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho, ni ku Uwiteka Umucunguzi avuga. Nibyo, hari igihe ko Imana iturakarira, ntabwo turi perfect, turakora ibintu bitandukanye, turakora ibintu bitanezeza Imana, habe mu kazi, habe mu mashuri, habe muri sosiyete, just everywhere tubasha kugera, cyangwa se anywhere twaba turi, turacumura. Ariko just bisaba ngo tugire umutima uhinduka gusa, kandi buri wese urimo kumva ibi ngibi, ntekereza ko nibwo buzima tubamo, habe muri iyi si, tugira icyo twita ups and down, tugira kuba ari ibihe byiza, hakaba ibihe bibi. Hari ibihe byo kweza, nyine abantu bagahinga bakeza imyaka myinshi, hakaba n'ibihe byo kurumbya, imyaka ikarumba pe, ikarumba bakabura umusaruro. Ibyo byose ni ibintu bibaho, ni nako n'ibi byose bimeze. Hagiye kigera abantu bakumva baranogewe n'ubuzima barimo, abantu bakumva juste bari grateful, bari satisfied, ariko hari ikindi gihe nanone kigera Satani agatera mu bantu, abantu bakumva nta kunanirwa bafite, abantu bakumva ni ibintu bigoye cyane, ndetse sometimes bagatangira kuvuga se wagiye he? Ariko iyo dusomye dusanga ngo hari igihe Yesu yasenze aravuga ngo data, ngo umutima urakunze ariko umubiri uranze, ariko ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ubishaka. Ni byiza ko ugendera mu bushake bw'Imana bitewe n'uko yabyandikishije cyangwa se n'uko yabiteguye, biba byiza kubera ko niko igushigikira. Ikindi kandi hari igihe ikureka akanya gato, nyine ukabanza ukabicamo, ikemera bikakubaho. Buriya Yesu aza ngo yaraje abaho ubuzima bwa muntu, biriya byose byamubayeho, ni forume y'ubuzima bwa muntu, yaremeye bimubaho. Ndetse n'ahari yavuze ngo umutima urakunze ariko umubiri uranze, yaracitse intege, yumva ananiwe cyane, ariko aravuga ngo ntibibe uko mbishaka ahubwo bibe uko ubishaka. Uwo mutima ntabwo abantu tuwugira, biragoye ko wavuga ngo Mana ntibibe uko nshaka ahubwo bibe uko ubishaka, kuko ahanini twumva ko twe dufite ibisubizo, tukumva hari uburyo ki tubishakamo byakanyuzemo, ariko hari igihe ikurakara by'akanya gato, ikakureka, igatuma byose bikubaho, ariko ifite ukuntu yabiteguye. Ariko hano aravuga ngo azakubabarira kugira imbabazi zihoraho, niko Uwiteka avuga. Hanyuma ku 9 akavuga ngo ibyo ndabihwanya n'iby'umwuzure wo mu gihe cya Nowa, nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi, niko narahiye ko ntazakurakarira nguhana. Imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizakurwaho, kandi isezerano ry'amahoro nagusezeranyije ntizakurwaho, ni ku Uwiteka ukugirira ibamba avuga. Ntabwo biraza gutuma mvugaho byinshi, we turaza kugendana, ndetse n'ibintu bisobanutse wabikura ukabyumva. Hanyuma reka dukomeze dusome ku murongo waho wa 11, ngo yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe, amabuye yawe nzateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza. Nitugera kuri 13 hari amagambo meza cyane aravuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya, uzaba kure biteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ikintu nkunze cyane, reka twongere mu murongo wa 13, abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, bazagira amahoro menshi, uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya, uzaba kure biteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ntabwo tuzakomezwa n'amafaranga tugira, ntituzakomezwa n'imiryango ikomeye tuvukamo,
ntituzakomezwa n'ibindi twita inyungu profit tugira muri iyi si, tuzakomezwa no gukiranuka, gukora ibyo gukiranuka. Iyo usomye muri Mika igice cya 6 umurongo wa 8 avuga ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyo ari cyo, none icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda kubabarira no kugenda n'Imana yawe wicisha bugufi. Hano iravuga ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, agahato kazakuba kure kuko utazatinya, uzaba kure biteye ubwoba kuko bitazakwegera. Ariko hari amagambo meza cyane y'ihumure avuga ngo ahari bazaterana ariko sinzabateranyije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Ahari bazaterana ariko sinzabateranyije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Ikindi nkundira Imana ni kimwe, igitubera mu nama twe tutazi, igitwumvira ibiganiro twe tutabasha kumva. Ikindi kandi ikagira Mwuka Wera ngo ujye udusabira, agasenga neza amasengesho dusenga, akahindura neza hanyuma akayatugerezayo. Kuba ibasha kubona ibyo utabona cyangwa se ikumva ibyo utakumva, nibyo bituma ivuga ngo bazaterana. Niko Yobu yarabyanditse avuga ngo kuko yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasoza gukiranirwa kwayo. Yobu igice cya 5 umurongo wa 12. Ndetse ngo n'inama yazo ikayiremura ndetse ikaziremuza. Rero ndajya nkubwire, ongera wizere Imana. Hari byinshi ubasha kubona wowe utabasha kurebesha amaso yawe, hari n'igihe n'ibyo yumva, ibyo bakuganira udahari ntabwo ubizi, ibyo bagutegura ntabwo ubizi. No, just tuzakomezwa no gukiranuka. Ibyo byose Yeremiya yaranditse ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye kandi biruje utamenya, uko uganira nayo izi kumenyesha na bya bindi. Ariko ongera uyizere, uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya, kuko utazatinya, niko ijambo rivuga, kuko utazatinya. Uzaba kure biteye ubwoba kuko bitazakwegera. 15 ngo ahari bazaterana ariko sinzabateranyije, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Yesu nashimwe cyane. Ngo dore ninjye uri mu mucuzi uvuga uti umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umuriro we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbuka. Ariko kuri 17 ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi niko gukiranuka kwaho guturuka ahondi, niko Uwiteka avuga. Aya ni amagambo meza cyane kandi amagambo y'ihumure kuri buri wese uri muri situwasiyo itamworoheye. Hari ubwo ubona mu muryango ufite ibibazo, ukibaza se Imana bizaca bizarangira gute? Sometimes bakakubwira ngo niko bigenda, ariko basubiza nk'abantu, ariko Imana yerekana ko aba ari uburyo bwa kabiri. Hari ujya amabuye yawe, hari uburyo ki yabigenza, hari uburyo ki yabigenza, agahato kazakuba kure, ntuzagire ubwoba, ntuzatinya. Ikindi kandi ngo ahari bazaterana ariko si wowe uzabateranyije, gusa ngo uzaguhagurukira wese, uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Ngo ni wo murage w'abagaragu b'Uwiteka. Nakubwiye ngo buriya ni byiza ko tugira guhamya, twamara kugira guhamya umugabo tukamusaba, tukagira no gushima. Zaburi niko Dawidi yanditse ngo Uwiteka dukora ibikomeye natwe turishimye. Ntabwo twari tuzi ko n'ibingibi bizakunda. Hari umuririmbyi yaravuga ngo hari imitwaro twakuweho wa munsi amanikwa, ngo ibyo twari kuba tutaragezeho, ntitwari kugera ahera, ntitwari kuba abana b'Imana, ariko ibyo twarabihawe, twaramugabiwe nawe, twaramugabiwe. Ndakubwiza ukuri, reka nkubwire, ntabwo nzi ibyo uri guhangana nabyo. Hari situwasiyo ufite itakoroheye muri famiye, hari ibintu birimo bitari kugenda neza, hari uburwayi bwakubayeho just karande, ukabona nta nzira, ukabona ntibyashoboka, ugatangira kwese byacaye. Just hari promises ugiye ufite, ukavuga se bizagenda gute? Ikindi, hari abafite amadeni menshi, ukibaza sinzishyura gute, bizagenda gute? Hari abantu bari kwibaza ibibazo byinshi bakabona nta buryo, ariko nyamara buri cyumweru ukagenda ugasenga, ukagira gute, juste ukavuga ngo ni simbole, reka ngende ngereyo babone ko nanjye nahageze. Ibyo bintu birekera aho ngaho, ahubwo senga Imana, kubera ko ijya ibasha guca inzira. Yigeze ibwira umusozi ngo witike imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli, ijya ibasha kubikora ikabikura mu nzira.
yakoze biracyagiye, ibuka ahandi wavuye. Yongeye yavuze ngo wibuke ya majoro wabonaga atari buke, wibuke na bya bitondo wabonaga bitari bwire, bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Numara kubyibuka usubize amaso inyuma ntiwibagirwe, ushima Imana. Numara gushima Imana ubone kuyisaba. Hari ibyagutambukije byinshi muri situasiyo zitandukanye. Hari aho yagira ku ishuri uratambuka, ariko se urabona yabinaniwe gukemura n'utwo ngutwo tw'uyu munsi? Ntabwo byayinanira, ntabwo yananirwa gukora n'ibyo ngibyo, ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, kandi ikabiduhana umutima ukunze. Rero ngo mu kuboko kwayo harimo byose, ibyo dukena, ibyo dusaba. Icyo dusabwa ni ukwizera. Reka ngo yamateze amaboko kugira ngo abera baze bamusange. Uko yari kera ntabwo yigeze ahinduka. Kuki twakumva ko hari icyahindutse? Hahindutse umuntu wacu wa kera, ariko ntabwo Imana yigeze ihinduka. Kuki wakumva ko binaniranye na biriya itabikora? Nabyo yabikora, ongera ugire kwizera. Hari indirimbo nkunda buri gihe cyose ndayivuga iyo maze kwigisha, navuga ngo ni iya 74. Niga Imana ngo ikwereke Yesu, habwo ubwo buntu nahawe nanjye. Kuwamenye guhamya ni ku gitero cya nyuma cyavuga ngo numara kumwemeraho umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyagukoreye. Ngo usabe n'Imana ibereke Yesu, uhabwe ubwo buntu wahawe nawe. Hari umuntu wagiriwe, kuko ntawakurebanye ibambe n'imbabazi uri mu ivata ryawe. Ariko avuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Arongera abihamya. Reba aho yagusanze ikakuzana. Avuga ngo nanjye ndi mu bo yanyuze iyo mbabaye ingirira ibambe. Ukuri ni kwa kundi kose tuza turirimba. Byibuke, numara kubyibuka usange ko iyo akoze biriya ntawe yigeze agenda. Waremba ukavuga ngo wageze aho byari bikomeye wihebye ugusangayo. Irakubwira ngo umwana wanjye humura, iragutabara. Ugeze mu ntambara izi kubera ingabo, mu bibazo iraguha ibisubizo, mu butayu iguha amazi n'ibindi. Ntabwo inaniwe, nta gahanga ariho binaniwe. No, wicika intege z'umutima, wikumva wihebye. Ntabwo inaniwe, ahubwo irahari kugira ngo ikurwanirire. Mwene data, wicika intege, ongera usenge Imana, guma mu masengesho. Ngo ipfukamire uyisenge, uyibwire ibyawe byose. Ntabwo izakwirengagiza, oya, ahubwo izasubiza gusenga kwawe. Ongera ugire kwizera, ntabwo Imana yakwibagiwe. Humura, ntabwo Imana yakwibagiwe, ahubwo iracyakora, iracyarimo itegura kukugirira neza. Ntabwo yakwibagiwe. Ongera wizere Imana, ongera ubyuke usenge, ongera wizere Imana. Byuka utakira Imana, yubwite Imana, I know that uracyahari, ntabwo wigeze uhinduka, ahubwo n'ibingibi wabikora kwibahisha. Erega yavuga ngo musabe muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa, kuko buri wese usabye ahabwa. Nidukora ibyo ishaka ntabwo izabura kutugirira neza. No, havuga ngo mubanze mushake ubwami bwayo no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Havuga ngo gukora ibyo ashaka nabyo nta bindi, ni bya bindi twabonye mu gitabo cy'ubuhanuzi Mika 6:8. Ngo yewe mwana w'umuntu yakweretse ikizi icyo ari cyo. None icyagushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugenda hano Imana yawe wicisha bugufi. Guca bugufi nta gihendo bisaba, ntabwo bisaba amafaranga. No, guca bugufi ni ibintu biri natire, ntabwo byakagiye nabyo bigorana. Gukora ibyo gukiranuka, you should try your best. Ukagerageza gukora ibishoboka, hanyuma ukabana n'abandi amahoro. Niko mu Baroma hatubwira ngo niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Rero ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, wikumva ko byacitse, wikumva ko ugeze ku munota wa nyuma. Iki kibazo urimo ntabwo ari umuntu wa mbere ukigezemo, nta nubwo ari nawe wa nyuma, ndetse nta nubwo waciriwe iteka ko uzakigumamo. Ntibizarangira. Keep moving. Wicika intege, komeza usenge, ukore, Imana izaha umugisha imikorere yawe. Ibyo nabyo bizarangira. Ayo mashuri uzayiga, ayo madeni uzayishyura, ibyo bikorwa bizarangira, izo konfuri ziri mu miryango zizashira, kubera ko yageze mu rugo rwawe. Ngaho Yesu ageze, asiga bihinduye, ntabwo abise kuko abisanze. Ndagusabira ngo mu izina rya Yesu nawe agire ibyo ahindura, nawe agire ibyo ahindura, ntaze kubisiga uko biri, ahubwo numwemerera akahagera, umwemerere hanyuma agire ibyo ahindura. Reka dufatanye dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Data ko ugira neza kandi ko uri Imana y'urukundo. Twagiye tukubona wabanye natwe, aho byari bikomeye waratabaye. Hari ubwo twagukeneye tubona ari nta nzira, tubona ari wowe ubusira nyuma dufite.
uradutabara, ubana natwe. Ariko dusanga ntabwo dukwiye gufata nka opsiyo ya nyuma, ahubwo ukwiye kubanza mbere ya byose, kuko ukubanje mbere, ukubanje muri byose nta gahombo agira, byose bizana inyungu, bizana inyungu. Kandi niyo mpamvu duhisemo kugira ngo byose tubiguture, tubigushyire mu biganza. Biriya byose bituremereye, biriya byose dukeneye ko hari icyo wabikoraho, dukeneye ko data hari uko wakwigaragaza. Uriya muryango waha amahoro, uriya mubyeyi wamurinda akaba amahoro, data mwiza, ziriya ndwara zigakurwa mu izina rya Yesu, bari abana babakiza Kristo. Kandi data ndakwinginga kugira ngo n'uyu mwene data wongeye kuvuga ngo reka ahindukire, numugirire neza, numuhe imbaraga z'umutima, muhe imbaraga z'urugendo kugira ngo nawe azasohoze amahoro. Turakoze kugira ngo utange umugisha ku bantu bawe, wese ugukeneye, wese ugushaka nakubone kandi numugirire neza, kubera ko Imana zibasha kugira neza abantu bayo. Ganza utegeke imitima yacu, ukomeze kuduha imbaraga zo gukomeza gukora icyo yaduhamagariye. Kwa Kristo wacu, amen.